again my guys, ndabasuhuje cyane bakunzi ba Technology TV official, ndabashimiye cyane rero ndetse mwebwe mukomeje gukurikira ama video yacu, ibyo ndabigushimiye cyane. Aya masaha nje kukubwira uburyo wakoresha internet y'ubuntu cyangwa ntuzongere nimba wari umaze igihe kirekire ugura data amayinite yahari kavuga ngo mu gihe udafite amamega ntabwo ujya kuri YouTube, ujya kuri WhatsApp, ugiye kuri Facebook. Uyu munsi nje kukubwira uburyo wakoresha internet y'ubuntu ku bantu bakoresha MTN, ku bantu bagira inuza amanetwork ya MTN. Ubwo ngubwo rero nimba niba ahantu uri hakorerwa na ufite network ya MTN ku buryo wagura data bigakunda, nimba cyangwa umaze iminsi ugurira data ku murongo wa MTN wangize ukareba nyine ama video ibyo ngibyo, iyo nuza irakureba. Nimba uri ahantu haboneka network za MTN, iyo nuza irakureba ni yawe. Icyo musaba rero, kora subscribe, like and share, kandi video nuyihererane uyihe n'abandi. Ndagira ngo tudatinze twinjire ahantu iyo video cyangwa uburyo birakorwa, ndagira ngo uyirebe paka uyirangije. Icyo nicyo ngusabye, kandi nukuri urebe mbere kugira ngo ujye kubikora, ubanze urebe video yose irangize kugira ngo ubikore byose ubona ko bimeze neza. Okay, twagiye noneho tugiye kwinjira mu kantu bita phone handi cyangwa tujya duca tugiye guhamagara. Aho hantu niho tugiye guca noneho, dore nahangaha n'ubundi ndakeka turahazi twese, nta muntu n'umwe utahazi. Dore naho ngaho kuri ako kantu ka phone, noneho uzakandaho. Numara gukandaho uhituza twandika imibare. Icyo ushaka kukubwira, imibare uyifate uko iyi mibare izagufasha. Kenshi hari aho tuzaca tugiye guhindura telefone yacu igahinduka ikava muri 3G ikajya muri 4G. Iyo nzira iyo nuzi iyo mibare nayo tuzayikanda. Igihe tugiye guhakinga ufite utazi password, iyo mibare niyo tuzakanda. Okay, reka dukande akanyenyeri urwego 4 5 4 6 3 urwego akanyenyeri urwego. Okay, anga ni cyakanyenyeri kanyuma bireta byimuka handi hantu. Ndashaka kujya mbikwereke neza ni ibi nanjye nemejemo. Dore ngibi ndakeka nawe rero iyi mibare uyifate uyemeza ahantu kugira ngo ndabize uzayikenera, nawe uzayikenera. Kandi iyi mibare nanone yagufasha igihe waboze telefone yawe, nayo yagufasha kugira ngo ubone. Ndaza kukubwira nitwagira aho hantu ho kuba wabuze telefone yawe. Okay, ni reka nshyiraho unuza urwego bwa nyuma. Urabona ko habura urwego ahangaha urabona ko harabura akanyenyeri ka nyuma. Okay, reka ngashyiraho duhite twimuka twahise tugenda ahandi hantu. Okay, noneho hano urabona ko hariho phone information, user statistics, hakamo wifi information cyangwa wifi information. Ahangaha none ikintu tuzakora twebwe igihe tugiye guhakinga wifi tuzajya kuri kano ko hasi, ariko twebwe aho munsi tugiye gukoresha internet y'ubuntu turajya hano handitse information, phone information, dukandeho. Nitumara gukandaho, okay, mbere noneho tugiye gufunga tugiye gushyiramo akadege muri telefone yacu. Tugiye gushyiramo akadege. Okay, noneho tugiye gushyiramo akadege muri telefone yacu. Icyo dukora, murabona ko amadata arafunze, icyo ni icya mbere. Ariko ibi bintu bizakunda ku muntu ukoresha MTN. Urugero, turashyiramo akadege, dore kano kantu, iyi ni MTN. Nubwo waba ufite motigo gusa bikunda kuri MTN gusa. Ibi bintu ngiye kugukorera urabona ko
current network ni MTN. Kadushyiramo akadege noneho. Nidushyiramo akadege, aka kantu kahangaha kahita kifunga ako. Ndetse noneho ibintu byose uraje ubibone noneho. Akadege urabona kambere kanditseho wifi, kakabiri kanditsemo bluetooth, kakati kanditse flash light, data connection, airplane mode. Ako ni akadege reka tukemejemo. Ndakeka akabonye niko gahise kajya muri ibara ry'icyatsi, murakabona. Okay, ndakeka bya bintu byakunze. Ngiye gutangira ngusobanurire step by step noneho. Icya mbere noneho, aka kantu kahangaha. Utwo tuntu twose nkizemo mbere na mbere igihe telefone yawe uzaba wayibuze. Uretse mwereke. Igihe telefone yawe uzaba iyi mibare ushatse wayandika muri telefone yawe nawe. Igihe uzaba wabuze telefone, aka kantu iyo mibare izagufasha. IMEI, iyo mibare izagufasha. Ikindi murabona ko ibintu byose hano hari current na sim card hari, ariko nituza gukanda imibare cyangwa ibintu tugiye gukora biri buze gukunda. Okay, urabona ko handitse disconnected, ntabwo ikonese nyine. Urabona ko radio off ni iyi ngiyi ifunze nyine. Hano handitse off. Urabona iyi mibare yose yahagaze, ariko nituza kuroho biraza kugenda. Okay, dore ikintu cya mbere tuzakora. Icya mbere uzaza ukore hano hejuru hari utudomo dutatu. Utwo tudatu nurangiza ukoreho, uhituza wandikaho enable. Wayibonye ukande kuri enable. Nurangiza uhituza ukande kuri kano kantu kaha, kuri aka kantu. Nurangiza ugakandeho. Nurangiza ugakandeho. Numara kukakanda uzategereza akanya gato konyine. Urajebe MTN. Okay. Ibintu bibaye ntago ushobora kubitibonye. Hano hariho ubusa, anga byanditse disconnected. Reka nongere ngafungure urebe. Urabona ko habaye disconnected. Ndakiye kuri kubibona rwose. Ni ibintu bigaragara, sinshaka ko video itinda, ariko doreba isiba disconnected. Noneho hano hari current ahangaha. Urabona ko nta kintu kiriho. Mbere tutarafungura kano kantu kahangaha, tutaragafungura aka kantu, tutaragafungura, reka tujye kuri YouTube turebe nimba twari ama video. Okay, mbere na mbere tujye kuri YouTube turebe nimba byakunda ko tureba video. Nshaka kujya mwereka ibi bintu. Nge ahantu ndabizi ko nta network za MTN ihari, ariko ndagira ngo mbikwereke byose kuko nimba zidahari ariko biragaragara. Urabona ko nta network dufite rwose. Ndakeka aka kantu kose kaboneka ku muntu udafite network. Urabibona rwose nta network zihari. Katujye no kuri Facebook urebe rwose, na biragaragara rwose. Do batubwiye ngo use Facebook right, turn on mobile data cyangwa connect wifi. Ubwo nyine nimba kugira ngo ukoneshe Facebook light, bandushyiraho data cyangwa ukire connected na wifi. Okay, reka twisubire handi hacu noneho rero. Najya ngo mbikwereke kugira ngo utaza kubaranga ibintu byari bikunze. Noneho reka dufungure yacu. Mbere na mbere turaza dukore kuri kano kantu kaha. Ni kano gore gasigaye konyine. Niturangiza dukoreho. Murebe ibintu hano hejuru hose bireta byihinduka. Urabona ko birimo biriku. Wayibonye MTN, wabonye service, wabonye imibare byose ko bitangiye kubara. Noneho urabona ko birimo birabara. Urabona ko hano mbese ibintu byose ni ibi byose. Ndakiye kuri kubibona noneho.
Reka tujye kuri Facebook, kuri YouTube turebe ko wenda birakunda. Reka tujye kuri YouTube turebe ko birakunda. Okay. Mbere na mbere YouTube yacu ngiye kadukanda urebe. Ndakeka noneho sinzi nimba ubibonye, bretse kambanze nyifunge kugira ngo iranuza ninyifunga bretse mwereke. Kangafunge kuri YouTube. Nyuma kujya kuri YouTube birambwira gutera. Baravuga ko ari nuza, ari no connection. No connection hano hasi nyine uri kwabona. Ndakiye kuri kwabona kuri no connection. Uri kwabona handitse no connection, rwose ni ibintu bigaragara. Aho ngaho turi kantu kari kugira, ako kantu kari kwizengurutsa bigaragaza ko nta data ziriho. Kanoneho tugiye kugafungura, ni nagafunze aka kandi ka off. Okay, kangafungure noneho. Ndagafunguye kabaye icyatsi. Katujye kuri YouTube turebe. Urebe wabonye ko back online. Hari ikindi se wambaza noneho ko byose byakunze. Back online. Ngewe ahantu ndi na network za MTN, ariko kuko nimba nta nizihari, ariko biragaragara noneho. Urabona do inshuti hose biragaragara, ni ibintu bigaragara rwose. Okay, ubwo rero tujye no kuri Facebook kurebe. Ntago njya kutubwira ngo data connection, ntago happy, ntago njya kubitubwira. Ikintu rero nkubwira ni ikintu kigaragara kandi gishoboka cyane. Wowe icyo ngusaba, kora subscribe, like and maze dukomeze twigire ubuzima. Ndakeka wabibonye. Okay, nuko bihagaze noneho. Urabona ko batongeye kuduhagarika. Nimba ufite uri ahantu hari network za MTN, iyi nuza irashoboka cyane rwose. Birakunda nta kibazo. Okay rero icyo ngusaba rero, kora subscribe. Ndagukunda cyane wowe ukomeje kubana natwe kandi ukeneye kwamamaza ama YouTube channel, cyangwa kugira ngo tukwagurire YouTube channel yawe, cyangwa ukeneye kugura Facebook page, irahari igurishwa. Unyandikire WhatsApp, irahari igurishwa. Facebook ifite abafollowers 1300 nimba ari na 42. Ubwo ngubwo ntago nibuka neza, ariko bari mu aho ngaho. Irahari igurishwa rero Facebook page n'ibindi byose. Rero unyandikire kuri WhatsApp. Inkuru ni nakagaruka rwose, ni ukubabwira inkuru y'ibyamamare. Inkuru zose zabayeho ndazibabwira. Reka tuzasubira ubutaha rero. Ciao, ndabakunda cyane. Mwese David, channel ya Technology TV official.
Mwesige David Technology TV Official. Kora subscribe